ndabaramukije mwese mukomeje gukurikira ijwi ry'icyizere. Kote y'uyu munsi mbazaniye iragira iti: papa mwiza ntasigira abana umurage w'ibintu gusa, abasigira indangagaciro zizabayobora ubuzima bwabo bwose. Hari igihe abantu bareba papa bakabona gusa ni umuntu ujya ku kazi buri munsi, ariko nyuma y'ibyo ari umuntu urwana intambara nyinshi acecetse kugira ngo urugo rwe rubone amahoro. Hari umubyeyi ugenda wikanga ko abana be baza kubura icyo kurya. Hari n'uwihanganira umunaniro agahesha ibibazo bye kugira ngo umuryango utagira ubwoba, kandi akenshi ibyo byose akabikora atavuze byinshi. Papa ntabwo yigisha abana b'amagambo gusa, abigisha ubuzima binyuze mu byo akora. Abatoza kubaha abandi, gukunda umurimo, kubahiriza isezerano no kudacika intege. Niba ugifite papa, mubwire ko umukunda kandi umushimira. Niba yaritabye Imana, komeza kubaho mu buryo bwubahiriza indangagaciro yakwigishije. Izina rya papa rirushaho kubahwa iyo abana be babaye abantu b'inyangamugayo. Papa afite uruhare rukomeye cyane mu kubaka ejo hazaza h'abana. Nubwo hari igihe adakunda kuvuga amarangamutima ye cyane, akenshi urukundo rwe rugaragara mu kwitanga, mu kurinda umuryango no kubatoza kubaho neza. Kubaha papa no kubaha umurimo yakoze, kumushimira no gukomeza kubaho ukurikiza indangagaciro nziza yagusigiye. Niba ufite papa, fata akanya umushimire ku ruhare yagize ku buzima bwawe. Niba yaritabye Imana, ni irihe somo rikomeye yasize mu buzima bwawe? Sangiza abandi muri comment. Niba wumva zino kote zigufashije, kanda like, share ndetse na comment. Umbwire ku byo ushaka ko nzakoraho muri kote zindi zizakurikira. Ndabashimiye.